yewe ishyano ryacitse umurizo hano Nyarugenge ndetse no muri Amerika. Inkuru irimo kuvugwa nuko Vestine ngo ashobora kuba atakiri kumwe n'umugabo we, ariko si ibyo gusa kuko ubu ibitangazamakuru byinshi biri kwandika ko ari kwicuza, ari kurira amarira menshi, ndetse akagaragaza ko ubuzima bayemo ari ubuzima bubi adakunze. Kubera iki? Reka tuganire. Iyi ni ya topic tuba twaje kugira ngo twese twisanzure, twinigure. Ese wowe bya Vestine uri kubona biri kwerekeza he? Aha turi kumwe n'abantu bagera kuri 3, tugiye kubiganiraho uko tubitekereza. N'ibitekerezo byacu bidakuraho ibyanyu, ariko namwe mutanga ibitekerezo. Tubasaba gutanga ibitekerezo byubaka, bidasenya kandi bidasesereza. Ikaze. Niyo nkuru iri kuvugwa mu bitangazamakuru ko umuririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana bamwita Ishimwe Vestine yakojeje baba muri wino. Umugani wa munyamakuru mugenzi wacu yandika ku mbuga nkoranyambaga ko ari kwicuza ngo cyane, ari kwicuza impamvu yakoze ubukwe no bita Idrissa Jean Luc. Rizina niwe uzi kurisoma ngo ni Wadrago, yitwa Odraogo. Idrissa Odraogo. Vestine rero ubu tuvugana ari mu marira akomeye cyane, mu butumwa burebure yanditse ku rubuga rwe rwa Instagram, ngira ngo ni kuri story. Yananditse mu rurimi rw'icyongereza, sinzi impamvu yahisemo kubyandika mu cyongereza no kugira ngo wenda uriya mugabo waze kubisoma bataza kumusemurira. Vestine ngo yavuze ko abayeho ubuzima atishimiye namba, ndetse ngo yagize amahitamo yita ko ari mabi cyane. Amahitamo mabi ni ikintu gisanzwe urebye. Amahitamo mabi iyo byabaye cyane rero urumva ko akari ku mutima kaba kasesekaye ku munwa. Reka tubinyuremo gatoya uko yicuza mu kanya turite turaganira, tuvuge n'ukuri ukuri ubundi kutari kuvugwa kw'ibyabereye mu rugo kwa Vestine. Vestine yateruye ati uyu munsi we mbayeho ubuzima ntigeze mpitamo, ndi mu bihe bingoye kandi sibyo nkwiriye. Ndabizi ko nagize amahitamo mabi mu buzima bwanjye, ariko nta kundi. Imana yemera ko ibintu bimwe bitubaho kugira ngo tubyigireho. Narize bihagije, nta mugabo uzongera kumbeshya ukundi ngo anyangirize ubuzima. Aya ni amagambo bwite yanditswe na Vestine. Uyu mugore rero, ubwo ni umugore kuko yarashatse, nubwo bamwe bavugaga ko ari muto. Ibitangazamakuru biri kwandika ko ngo yumvikana nk'uwicuza cyane, ngo yavuze ko niyongera kugira amahitamo y'umugabo bazabana ngo azaba agomba kuba muzi neza. Hari aho yanditse ati ubutaha ninjya guhitamo umugabo tuzabana azaba ari uwo tuziranye neza, nzi umuryango we ndetse na buri kimwe kuri we. Hari ijambo yanditse rikomeye ati nta muntu uzongera kunkoresha ukundi. Iri naryo muri Karongo turarigarukaho. N'ubutumwa rero uyu mukobwa cyangwa se ibitangazamakuru bimwe biri kwandika ko ari umukobwa, ibindi bikandika ko ari umugore, ariko reka twibutse neza ko ari umugore kubera ko yashyingiwe imbere y'amategeko n'imbere y'Imana niba nibuka neza. Avuga ko rero ari kwicuza cyane. Kwicuza kwa Vestine kwabyukije amarangamutima y'abantu benshi. Bamwe bati ariko n'ubundi byari byaratinze, abandi bati twari twarabivuze. Biramutse bibaye koko, niba ari ibyo Vestine yanditse ari bwo buzima ari gucamo, hano reka twisanzure dusangire ijambo koko. Biramutse bibaye byakwakirwa gute? Cyaba bitunguranye? Reka duheraho, biratunguranye kuba Vestine yatandukana na Drago. Ntabwo ngiye navuga ko ari ibintu bitandukanye, kuko iyo abantu bahuye burya bashobora no gutandukana. Iyo abantu bamenyanye bashobora gusuhuzanya, bashobora kujya gusangira agakawa bakagira gute, ariko ibyo byose ari igihe kigera bakaba haza agatotsi hagati yabo mu gihe runaka, ku mpamvu runaka, bikaba byatuma baswana. Mu buzima rero tubamo ibintu aba ari bibiri, yego oya, mbega haba hariho inverse ya buri kintu cyose kigira inverse yacyo. So rero icyo navuga kuri iyi nkuru yabaye speculation ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino. Speculation kuko bari kubeshya hano. None se turi kuvuga amagambo ya nyir'ubwite. Ndakubaza nyir'ubwite ko yahise asiba post usanze ari indirimbo bari gutegura.
iby'indirimbo yari kwandika amagambo agize iyo ndirimbo se niye naye magambo. Icyo nshaka kubwira, ikintu cya mbere Vestine yavuze we yemera ubwe nuko abayeho ngo ubuzima atigeze ahitamo ndetse atanakwiriye, akagaragaza ko anicuza icyo yicuza, si uko ari muri Canada aricuza urushako. Birashoboka ko mbona ntagiye kujya kure cyangwa ntekereza ibintu byinshi. Uyu mukobwa amagambo amaze iminsi atangaza harimo ibintu byinshi bigaragaza bishyigikira buno butumwa uyu munsi wa none. Bigaragaza n'ibimenyetso ko urugo rwe bitameze neza, rimwe akinyuramo akavuga ati rwose ngewe sinagira muri umuntu wanjye guhita ashaka inama yo guhita ashaka, bundi mwanya akaza yikosora, ariko akari ku mutima nyine kubwira agasesekara ku munwa. So no kuvuga ngo rero ikindi gikomeye cyane Vestine nuko ari icyamamare, ari undi reka nanjye kuvuga ngo ari ngewe ari undi muntu wapostinze bora butumwa, hari igihe abantu bashobora no kutabwitaho cyangwa se iki, ariko Vestine ni icyamamare, no muntu nanone nakubwira ko wakoze ubukwe abantu ubundi bavuga byinshi, ubukwe butavuzweho rumwe, haba ku mugabo haba kuri Vestine, bakavuga ko yakurikiye ngo amafaranga, umugabo arakuze, Vestine aracyari umwana, ibintu nk'ibyo ngibyo. Kuba akiri umwana burya umuntu nta mugore ugira umwana, ari umwana bavuga ko ari umwana bigereranyije n'imyaka, bagereranyaga imyaka y'uwo mugabo, imyaka burya umukobwa imyaka yaba afite ari hejuru y'imyaka yagenwe na leta aba ari mukuru. Niba afite imyaka iri hejuru ya 18 22 gutyo, uwo mukobwa aba ari umukobwa mukuru, ntabwo bava ko ari umwana. Ariko ibyo tubona buriya biragaragaza ko kwa Vestine niba ibyo yanditse ari ukuri, ari we wabyiyandikiye ntawamuhakinze, we niwe wabyanditse, konte niye rwose yahise anasiba ubwo butumwa. Ugiye no kureba akanya kuri Instagram yiwe ubona ko hari ubundi butumwa, ariko buriya yahise agira ute, yahise abukuraho. So no kuvuga ngo rero nkaho werekezaga numvaga ishyamba si ryeru, kandi burya ngo ntawe utwika inzu ngo ahishe umwotsi. Uko byagenda kose hari ikintu kitameze neza hagati ya Vestine na Dorcas. Ngira ngo urabyibuka ko mu minsi yashize hanavuzwe inkuru yuko Vestine yakuye mwinda mu buryo Odrago atamenye cyangwa se atishimiye ibyabaye. Ntabwo twabihagarara kuko ntabwo twari byavuzwe, ibihuha byavuzwe udashobora guhita wizera. So no kuvuga ngo rero byose niyo muri Bibiliya naho bakubwira ngo ntandi urigirutse ivugira ubusa ku musozi. Ikigaragara wenda abantu benshi bakomeje nawe uri mu bantu bavugisha ukuri bakurikirana n'ibi bintu bya showbiz, uretse n'ibya showbiz none n'ikibazo cy'umuryango. Vestine ashaka ntago urushaka rwe rwavuzweho rumwe, byavuze ko ashatse umuntu akurikiye amafaranga, ashatse umuntu umurusha imyaka. Hari n'abageze aho yewe baranavuga ati se ko avuga igifaransa Vestine azajya avuga iki igifaransa, ariko bigaragara ko ukurikije n'amagambo ye bwite yivugiye, biragaragara nkaho yashatse nawe ari ku gitutu cyo kumubwira ati shaka umukire. Hari naho yageze akoresha ijambo ngo ntabwo azongera gukoreshwa. Ibyo kwa Vestine ukurikije n'ubu butumwa urabona byerekeza he? Okay, urakoze cyane. Ngewe uko mbitekereza narindi kuri side uriya mugabo sinamwishimiye pe. Ngewe numvaga ahubwo yaratinze. hari utumesane njyambona kuri Instagram no kuri TikTok bavuga ngo uriya mugabo ngo simukunda wa Vestine. Nanjye rero ndi mu bantu bumva ko yashatse akiri mutoya, kandi ndakeka ko yari umugore wa kabiri uriya munya Burkina Faso yarashatse. Rero biravugwa, ndatekereza ariko buriya babivuze biba ari byo. Ariko ya message yatanze kuri iriya story ya Instagram nimba ari we, kandi koko biragaragara ko ari konte ye, buriya byanze ku umutima byanze kugira no ku munwa, biragaragara ko byagiye hanze. Ngiye ndi kuri side ya Vestine kuba yatandukana n'uriya mugabo akaba ubuzima bwe, ariko amenye ko buriya ikintu cyavuye mu iduka rigishya, iyo cyabaye ukaziyo kiba cyabaye ukaziyo, nawe abanze yitonde areke guhubuka ashaka undi mugabo. Murakoze cyane. Ubona ari iki cyagoye Vestine mu rugo, kuko aravuga ati narahubutse, ndabyemera, narahubutse rwose, narashutswe. Ashobora no kuyakurikira niki cyamunanije mu rugo ku buryo hari n'ababaza iminsi baravuga ati iminsi 120 niyo yaramaze bara mu mezi. Icyamugoye ukurikije n'umugabo wabanaga? Nkurikije icyamugoye cya mbere n'imyaka, ntago yarari ku myaka yo gushaka. Wenda imyaka ntago tuzi iyo amategeko y'u Rwanda kwemerera arya ni 21 iyo yujuje, ariko ubikurikije na experience y'ubuzima, umunyamahanga ibiki, umuntu burya iyo umuntu washatse umuntu
wo muri karitsiye cyangwa w'umunyarwanda buriya nabyo mwaranakuranye uzi n'imico buriya n'imico yo muri Burkina Faso yaramugoye n'ibiki n'ururimi ruramugora ariko urumva ntabwo yari amuzi neza kandi urumva nta n'ubwigeze adetingana nawe ngo tumenye gutya abenshi bavuze ko yakurikiye amafaranga afata icyemezo ahubutse rero reka dutegereze turebe ariko ngewe numva yashaka umunyarwanda ngewe niyo side ndiho Vestine ubwe yarivugira ko ari mu bihe bimugoye okay muvandimwe ukurikije ibyavuzwe ku rushako rwe imyaka ubuzima agiye kwifuza kubamo bw'abakire ariko ababikurikira neza ni mu gihe yaganiraga na wa murumuna we Dorcas bari muri Canada bakavuga ibyo gushaka yaravuze ati ubundi hariya ni uretse atari ko nta kibazo byagaragaje ko ni kwa Dorcas niwe Vestine kwa Vestine ibintu atari shyashya ikindi Vestine imyaka wenda yaragezemo cyangwa yararimo mbere yo gushaka buriya yari imyaka yo kuryoshya pe tutabiciye ku ruhande nta nubwo twabyita imyaka yo kuryoshya urabona abakobwa b'abarokore benshi iriya myaka Vestine yararimo ni imyaka yo kuba yamenya ahubwo ubuzima buriya nibwo yaratangiye kumenya ubuzima noneho mu gihe cyo kumenya ubuzima ahubwo hahita hazamo ibintu birenze capacité d'intelligence yiwe banamutarukije bamuzamuye kuri escalier zo hejuru cyane nko gufata umwana wawe igihe primaire ugahita umujyana muri master yego so no kuvuga ngo rero ikintu cyabayemo hariya kuri uriya mwana w'umukobwa yangirijwe mu mutwe ahabwa inshingano ataragira capacité zo gukavaringa no kugira ute ubwo butumwa bwose yatangaga kiriya gihe bwari ubutumwa bugaragaza imitekerereze ye aka kanya bwari ubutumwa bugaragaza yes ariko nano ukaba wareba ku maso ukaba wavuga uti uyu mukobwa koza kose ashobora kuba nubwo ibintu byamugoye ariko ashobora kuba ari guhatana nyine tu ariko ntabwo wamenye ukuri ibiri mu nzu niho harimo ukuri uko byagenda kose Didas nibizi uko wahisha kose ukuri kw'ibiri mu nzu yawe par exemple ntabwo wavuga no mu minota 30 muvuga ku ngingo ujyanye n'ibyo gushaka ngo ubure ugaragaza amarangamutima yo mu rugo rwawe Vestine ubwe aravuga ko ati nagize amahitamo mabi mu buzima bwanjye ariko nta kundi yo kwiblaminga kuko amakuru tutazi neza ntabwo ari we wihitiyemo bivuga ko nawe ubwe hari aho yabivuze avuga ko atazongera kugira amahitamo mabi nta muntu uzongera ngo kumukoresha voilà ni ukuvuga ngo uriya mutipe uburyo avuga yakunzemo Vestine Drago ni uburyo umufana uwo wese akunda umuhanzi avuga ko byatangiye akunda indirimbo z'abo bana ariko ishobora kuba kote yo kwirengera mbe ukanga kuvuga ko wagize inzira unyuramo kugira ngo uhite ubashyikira so we akagaragaza ko yabakundaga indirimbo zabo ibintu nk'ibyo ngibyo ubundi kugeza ubu ikibazo kiracyari wa Drago niba ari wa Drago yahuye na Vestine gute ibivugwa biba biri mu mihanda habayeho ibiganiro hagati ya Elene na Drago management y'abari abakobwa na Drago ariko ibiganiro byaje no kuvamo ibikorwa bikomeye cyane uriya mwana Drago buriya yubakiye iseo na Vestine ababyeyi ba Vestine yarabubakiye inzu mu mujyi wa Kigali yarabimuye bavana Musanze kandi ubukwe bwabaye ibyo byose yaramaze kubikora inzu nziza cyane rwose byari motivation yego umubyeyi aho ngaho bari bamaze kumutegura mu mutwe nta kibazo yagomba kukubigiraho haba ari aho Vestine avuga ko yakoreshejwe umubyeyi niryo nkubwira yamaze kugaragarizwa ibikorwa nk'ibyo ngibyo wowe nk'umwana kujya kuzamura agatuza cyane ko bari abana ntabwo bitekerereza 100% 80% by'ibitekerezo by'abari abana ni ababyeyi ni management yabo uri kubyumva so Irene kumubwira mwabare kumentioninga Irene cyari ko birazwi ko ari manager wabo kuba yamubwira akamubwira ati dore uyu muntu azadufasha azaduha amafaranga dore n'umukire ABCD dore arashaka no gukora ibi nibi wowe arajya kwanga gute nk'umwana umukobwa ubona azajya kubona iPhone 10 ejo ni tugaragaje iPhone 16 na kangahe niyigezweho yitwa nguki ntabwo njya mbimenye so ntabwo yari kuyibona iriya telefone atarabana na Drago yarafite telefone ibyo birumvikana management yashobora kwimugurira ariko ubona ko hari cyagiye gihinduka bihereye ku muryango no bihereye no kuri bo
kuba yagaragazwa n'ibyo izo mpinduka zose akemera gushakana na Drago yagize pressure yes ugiye kubaho neza ni umuntu umeze gutya ni amahirwe y'imboneka none wowe Drago agahita gukubita ubukwe bw'igitangazo umeze kuriya wowe urajya muri Marriott bwabereye mu Rusororo hari n'ahantu hakomeye cyane ahantu habera inama zikomeye cyane z'igihugu ntabwo ari ahantu horoshye cyane none nawe mu kuri kwawe kwa kuri ugira gushari hano tuba tuvuga ukuri nuko tubitekereza ariko nta muntu tugamije guhungabanya cyangwa gukomeretsa n'ibitekerezo byacu nawe kandi ushobora kugira igitekerezo cyawe umuntu ashobora kwibaza ngo urugo rwa Vestina rutarambye cyangwa se rutamaze kabiri twabibaza buriya se twabibaza nde yazize kubura umura ngiye ku giti cyanjye mbona Vestina biramutse ari byo urugo rwe rusenyutse aka kanya yaba yarazize kubura umuranga kubura abajyanama bazima no kubona abantu bonye no kugira abantu bashaka inyungu zako kanya z'amafaranga kuko aho yavuze ko yakoresheje ngewe uko mbitekereza icyo yaba azize ni ukudaha relationship ayiha umwanya amenye ngo ngiye gushaka nde afata uwo mwanya nimba wenda ntabwo navuga ngo umwanya ungana iki ariko ngende nkurikije uko numvise amakuru yabo ntabwo bigeze bateretana cyane kwa kundi mu kinyarwanda umuntu atereta undi akajya ku babyeyi uwo bashidutse bageze mu bikorwa byo kuba nk'umusponsoriye ariko kubafasha first of all ajya gufasha ababyeyi nibo batanze umurongo wo kugira ngo Vestina ajye mu rukundo ngo ahubwo uriya mugabo we yakwiriye kuba umuterankunga kurenza kuba umugabo nibyo nanjye nashatse kuvuga urumva we afite true cyangwa nka kenge yabonye agomba guca amaca ku babyeyi Irene ntiyabyivanga marabareka ababyeyi bamaze kuba convinki ubundi bano babana nkuko mugenzi wanjye yavuze 80% batekerezwa n'ababyeyi na management urumva rero kugira ngo bazopoze igitekerezo cyabo ikinagaragara none cy'amarangamutima nkariya Vestina ari kuba abiretse akabanza agateretana n'uriya muvandimwe akabanza akamumenya we rero yahise yumva uko ababyeyi genda cyeteje ko ababyeyi rero bamukomvese cyane kurusha uko yabigiyemo abishaka nanone ntabwo twabihamya kubera ko tutazi ngo ibyabereye inyuma y'amarido kuko n'abana b'iki gihe cyangwa urubyiruko rw'iki gihe narwo cyane cyane abashaka amafaranga ifaranga rikubise haroroha ushobora no gusanga nawe ari we washyize pressure ku babyeyi ati mundeke ngende ninjye ufite kuko sinekeza ko Vestina bamushingiye ku ngufu ntabwo bamushingiye ku ngufu imihango yose y'ubukwe kuva mu gusaba no gukwa kugera no mu mategeko ukurikije usanga nawe yarashyize igitutu cyinshi ku babyeyi akaba niyo mpamvu ari kuvuga ati nagize amahitamo mabi niyo mpamvu twavuze ati ukurikije ibivugwa ntabwo ari ukuvuga ngo twege tuzi ukuri kuko Vestina niwe wagutanga ariko ukurikije n'iriya message uyanarije hari icyo arimo kuvugamo nyine bitewe no gukoreshwa urumva imyanzuro 100% nawe afite percentage nyine kuko ntago mu byamubaye harufite kuko urumva ari no kwicuza ariko ngewe nkurikije ibivugwa mu mihanda nuko dukurikira hanze kuko bari n'abastari ikintu cyose bakoze kijya hanze ariko ukurikije tuvuze ibindi tubyirengagije akaba ari ukuri ibivugwa urumva ntabwo ugeze agira time yo guteretana n'uriya muvandimwe wo muri Burkina Faso yakurikiye amafaranga twese tukemeranya ko yakurikiye amafaranga ntabwo yakurikiye uriya musore kuko yari mwiza ntabwo yakurikiye uriya musore kuko n'imyaka hari amazwi yigeze ajya hanze ariko urabizi ko mu mategeko amazwi buriya atajya ahabwa agaciro hari amazwi yigeze kujya hanze yumvikanisha Vestina ari kuvugana na ex we nyuma yo gushakana na Drago so wumva muri iyo audio nge nabashije kuyumva wumvaga harimo ko byagenda kose haracyarimo akantu agatima karacyariho kuri wa mu ex wiwe agashinja ese kutamuvugisha se nakuvugisha gute ibintu nk'ibyo ngibyo atari ko biroroshye wajyuma amagara ati kandi ngwamagara ntugitabe ibintu nk'ibyo ngibyo atari ko Vestina ati ndagukumbuye ibintu nk'ibyo ngibyo habayeho urushako rwa Vestina cyangwa se gushyingirwa umwana n'umukobwa habaye inyungu z'abantu bamwe nawe bamugaragariza ize
umubwira tugiye gukira yego ugiye kuba umwana wo mu ba yego rwose ni umwana umugore w'umuherwe wenda Imana yaramuharanuriye kera ko azashaka umugabo w'umukire akavuga ati n'uyu nguyu ibya bindi by'abarokore. So rero icyo ntekereza ariko nawe ari kubihuza akavuga ati ariko birashoboka ko yageze muri Canada akabona undi mugabo mwiza ahubwo ngo ntabwo ibyo mbitekereza kuko na Irene ni umuntu ushyira mu gaciro ntabwo yabimwemerera byanagaragara nabi ashobora kutabimwemerera ariko Vestina akabyemera. Vestina ubu uyu munsi wa none wenda uyu munsi wa none ntabwo twakongera kwemera kumva ko yakwemera gutereterwa reka mbyite gutyo ariko ntabwo ngiye nahita mbihamya ko yaba yarabonye y'undi mukunzi akajya gushakana nawe naho bashaka ntabwo bahita bashakana bya ibintu bizamenyekana nyuma y'imyaka myinshi cyane. Ntekereza ku myaka ya Vestina sinzi yari 21 cyangwa 22 ntabwo yari ready ntabwo yari yeze wo gushaka kwera ni kwa kundi umuntu ngovuga ngo ni mature yarakuze ntabwo yari wa muntu wo kuvuga ngo atangiye kujya mu mihangayiko y'ingo kuko iyo ushatse burya iyo ushatse gushaka ntabwo ari ugushinyika gushaka no gushobora ariko harakagani ni ntabwo ari umugani ni bya bintu byisubira amajwi bakundaga kuvuga uri gushaka ngo ushogoshera ushaka nishako kuko gushaka ngo atari ugushinyika uri gushaka habamo ibintu bikomeye cyane habamo ibintu byinshi ni ishuri n'irindi iyo utize iyo warangije secondaire ugashaka burya ntabwo nabara kukubwira ko ugiye muri kaminuza niba warangije kaminuza ugashaka ni masters ukubiseho yindi ushaka nta muntu ujya graduate nawe ugiye kudefanda wakaza ikindi agetaza ikindi kintu so ikintu cyabayemo hariya nshobora ngobeza no kuvuga nuko uramwana w'umukobwa yahawe inshingano adashoboye zimuremereye rwose ntabwo kira cyari igihe cyo gushaka buriya ubutumwa bwa Vestina yatangaje mbere busobanura byinshi cyane kuruta n'ibingibi yavuze ku bantu bazi ibintu by'ubuzima bwo mu mutwe bakurikiye harabona ko Vestina yarahungabanye ureba umuntu avuga ukumva ibyo avuga ugavuga ati uyu muntu afite ihungabana rikomeye cyane so Vestina ubona ko mu rugo tuzi twagize amahirwe benshi hano twarashatse tuzi ko gushaka bimera ngo hari igihe umugabo yamubwiraga ati ngwino umeze gute banka mereza igikombe wenda ntabwo yamenyereye guhora atumwa akabimuhereza nk'umugabo ntiyigishijwe ibyo byose sinekeza ko ababyeyi be ngiye yari ari ku ishuri babonye wenda umwanya wo kujya kumwigisha ukuntu azafata umugabo hariya naho haba amakosa akomeye yo kumenya gufata neza umugabo uyu munsi wa none mu magambo make ubukwe bw'uyu munsi wa none ntabwo bukirimo izo nyigisho icya mbere ni ibirori byiza byakorewe ahantu heza twanyoye byari ibintu byiza amafoto yari meza cyane ni ibyo ngibyo cyane rwose ugategura abakobwa baza kukwambarira beza abasore beza urabakodesha ikiba kiriho uyu munsi wa none ntabwo bigisaba ibitekerezo byinshi kugira ngo umuntu ashake wowe niba wabonye umuntu ejo murajya mu rusengero mushyingirwe murye kuko ufite miliyoni zingahe zo gutegura ubwo bukwe birangire ibintu bijyanye n'amasomo yo kuvuga ngo bubaka batya bigenda batya uyu munsi ntabwo bikigezweho kandi imyaka turi kujyamo niyo izajya ibikoresha cyane kurenza n'uyu munsi wa none uyu munsi wa none mu myaka turi kujyamo imbere uzajya uhura n'umuntu muhurire mu nzira musuhuze wenda tunasoza kugira ngo tutarambirana n'abadukurikiye bashobore gutanga ibitekerezo byabo Vestina biri kumubaho koko ibyo yanditse biramutse ari ukuri bibera isomo ki abaye bakobwa ntabwo navuga ngo ntabwo ari isomo ku bakobwa ni isomo ahubwo ku babyeyi ni isomo ku babyeyi bataye inshingano zo kuganiriza abana babo babagira inama bataye inshingano hari ahantu nkomoka ahantu mvuka hari terime ihaba yitwa gushanura ni ijambo rifite aho rihuriye n'amashi kuko ni hafi ya za Kongo urabona ko kundi wagiye mu isoko gucuruza ukaba nyine urabizi ko wicaye utegereza abakiriya iyo ubonye umuntu wa mbere uje akakugurira tubyita ko yagushanuriye ahandi baravuga ngo arakubanuye cyangwa se kubanura so ababyeyi rero ari kureba ku ruhande rwe akabona abaturanyi bose abakobwa barashyingiwe akajya kuri pressure avanga ngo mana ngo nanjye nkeneye ibirori mu rugo rwanjye so
nta mwanya afite wo kujya gutekereza ibintu byinshi ngo agire inama umwana. Icyo ashaka ahubwo arashaka bakore pati, ba nyirasenge w'umwana baze, ba nyina wabo baze, bategure bambara imyenda isa, bagire gute ibintu nk'ibyo ngibyo. They don't have a time yo kongera kugira abana babo inama. Nicyo nibo blaminga cyane kuruta n'abana, kuko abana bo bari mu isi itari iyawe. Isi abajene barimo muri kino gihe ntabwo ari iyabo, ni isi irimo ibintu byinshi bimusaba kandi kugenda nabyo, ku buryo atabonye background yo kwigishwa ibindi uwo mwana rwaba urugo bwa buzima bw'ejo hazaza burangirika. Abagenzi b'uyu munsi wa none, umwana wo muri 1997, umwana wo muri 2025 ni umwana udakeneye ibintu byinshi umugora mu mutwe, ariko noneho mugira n'utwo mubwira ati mwana wanjye nubwo uri kwirukanka ndi kukubwira udashaka gushyira karenge hasi ngo tuganire, icara hasi mubwire gutanze mu rugo dore mbanye naso imyaka 30-20. Uko byagenda kose ugomba kwitwara gutya, ugomba kuzashaka gutya, ukabimubwira rero ntunabimubwira ari uko abonye umugabo, ukanabimubwira avant. Ari mugenzi wanjye ukunda kuvuga ngo nta muntu wigera urugo, nta wigera urugo. Urugo burya ntabwo ni etaje ndende cyane, ubona kamwe uyu munsi ukabona kandi. Ntabwo ushobora kuvuga ngo umugore ngo tubanye ngo turaziranya ngo nzi imico yiwe ngo iki n'iki. No, imico irahindagurika, yaba wowe yaba nawe. Kuri wowe niba ngiye blaminga kuruta abana. Hanyuma turimo kufata ni ku mwanzuro se agakerengeshwa gusoza wenda kugira n'abandi baduha ibitekerezo. Ibya Vestina biramutse ari ukuri byabazwa nde? Hanyuma urubyiruko, ababyeyi twakwigira iki mu biri kuba kuri uyu mushiki wacu? Ngiye navuga kuri side y'urubyiruko cyangwa kuri side ya Vestina. Buriya icyambere ntago nkurikije ukuntu yanganaga na situation, niba atare yaba ready cyangwa yumva yajya gushaka, yari gufesinga ababyeyi akabwira ngewe ntago biraza gutya na gutya, akabanza agatayimu akashaka umuntu bahuza. Nawe yakurikira ari ry'ibintu ntago nabihamya, kuko wabihamya kuko nta rukundo rwa ruhari, uriya musore nta hantu baziranye, kandi abantu rega barareba. Twese twaravugaga ati ni umukire wa Drago. Hari abantu bakubwiye wenda ngo afite album zinga bivuga ngo wenda ngo bahuriye ngo mu bintu by'ubuhanzi. Inkuru yazaga bavugaga ko ngo ari umukire ngo kwa Traore. Twese turi kuvuga ibintu twagiye twumva ku mihanda cyangwa kuri social media, ariko ngiye nkurikije ngiye Vestina ukuntu namubonye nta time yigeze agira yo kuba ya datinga n'uriya musore wo muri Burkina Faso ngo bagire igihe bamenyane. Ubwo rero ngiye numva kuri side y'urubyiruko cyangwa ya Vestina nagende yicare atuze akora imiziki ye, ubundi azahura n'umuntu bahuza, ubundi babane mu mahoro. Murakoze. Isomo ku bakobwa, isomo ku bakobwa n'ubunini kuri Vestina ni ukutagira ababyeyi ntibazagushyira pressure yo gushaka utari waba tayari. Ikindi ni yewe nanavuga nanone no bigendanye n'umugani w'ikinyarwanda, uravuga ngo ibishashagirana byose si zahabu. Nibyo koko wa Drago ni yari wa Dragoni yari afite amafaranga, ariko pe bura gushaka ugiye gushaka umuntu muzabana shiti yanjye imyaka yose ubuzima bwawe bwose. Niba ukunda umuntu w'ibogare, shaka umuntu w'ibogare. Wishaka umuntu ngo nuko ngo afite amafaranga menshi, ejo bundi atazana kwica avuga ati ni gute usigaye uncinya ujya mu dusore. Ushaka umuntu uri proud muzajya musohokana kuvuga ati this is my man, cyangwa se uyu ni sheri wanjye, ni umugore wanjye, ni uri proud. Ari kuvuga ngo amafaranga, hari umugani bakunda kuvuga ngo niba ngo yaba ngo amafaranga ngo yabaga mu giti, ngo yaba ibiti byeraga amafaranga, ngo abakobwa ngo bari kuzashakana n'inkende. Ni umugani mubi wenda washakaga kwerekana ko abakobwa ngo bakunda amafaranga cyane. Ntago twamenya niba Vestina kuko yarakurikiye amafaranga gusa, mu bigaragara nk'uko abantu babivuga nibyo, ariko nawe icyo dushima cyangwa se icyo umuntu atamurimiraho ibisinde ni umuntu wese yashobora kwibeshya, ariko icyiza nuko yamenye ko yibeshye. Tukagira niyo pressure society, ari society zikagupressure ati yewe nta yandi mahirwe uzabona, niyo mahirwe. Please muha abantu umwanya batekereze, binjoyinga ubuzima bwabo. Buriya Vestina yarakwiye gushakana nka ba Neringabo, urumva bana b'abasitari bakiri hanze ba Juno. Why not? Ariko usibye no ko bari bo bari gushakana, ntabwo Vestina yarageze igihe cyo gushaka. Ntabwo yarageze igihe cyo gushaka shiti. Ntabwo yarageze. Bye. Ntabwo yarageze. Bye.